hanyuma amasengesho arabikika, nurenga amarembo y'urusengero ntacyo ubonye, hanyuma ukajya no mu rugo ukabona ibyo wasabaga binyuranye n'ibyo uhuye nabyo, ntugire ngo amasengesho yapfuye ubusa. Oya, amasengesho arabikika. Dukwiriye gusenga kugera ku rwego ubukristo bw'ubuzima, ubukristo bwongera guhabwa agaciro kabwo tutasandonema. Dukwiriye gusenga kugera ku rwego ubukristo butavogerwa. Amasengesho atubisikanya n'ibitwica ntitunakoraneho, nta cicatrice, nta nkovu. Marayika w'Uwiteka ni Yesu, ntiyigeze arisohokamo kugira ngo azatabara abandi bazaza nyuma. Kristo nabantabarire, abafite umutima wo kubyizera nabantabarire, kuko yanze kuva mu itano kaya za Satani. Imvugo nziza yayo yoroheje, gusa hari icyo byaba bitwaye, biragitwaye. Hose yakoresha ijambo ngo ntacyo bitwaye, biba byakimaze, ahubwo biba bigitwaye. Ndaje mbasomera umurongo umwe nsenge wonyine uguha silence yo kuza guhura n'abantu batazi uwasenze n'uwasinze. Haleluya. Gusenga bivuga inshuro zitari nkeya. Ijambo gusenga gusa, gusenga bivugwa inshuro zitari nkeya muri Bibiliya. Ni bivuze ngo no guhora ugira ute usenga. Bibiliya bivuga iryo jambo gusa, gusenga. Bibiliya ivuga inshuro 113. Urumva sinye biba bivuze iki? No guhora ugira ute usenga. Amen. Haleluya. Hanyuma mu magambo nigishije dutangira, nabwiye ko habagamo hariya mu cyumba cya kabiri, habagamo n'igicano cyo koserezaho iki imibavu, hakajyaho imibavu y'uburyo butanu, igasoza bashyizemo n'umunyu. Haleluya. Umunyu byaravugaga ngo, murabyibuka? Byavugaga ngo iki? Byavugaga ngo niko wavuze, niwe wabivuze. Iyo dusenga dusinya muri PO. Haleluya. Dusenga dusinya mu izina rya Kristo. Dusoza tuvuga ngo ni mu izina rya nde? Tuba tuvuze ngo niko wavuze. Wavuze ko ushaka abona, wavuze ko ukomanga akingurirwa. Haleluya. Wavuze ko ari wowe utuma batwita ugatuma babyara. Tuba dushyizemo buryo umunyu, tukavuga ngo niko wabivuze. Haleluya. No gusenga nyine byite. Haleluya. Twaravuga ko Yesu Kristo ari we nsinzi y'iki? Ari we buruhukiro. Murabyibutse? Yesu Kristo ni we buki? Twavuze ubuturo tugera no ku buruhukiro. Ibyo bintu ni mukuriye kubyibagirwa, ni we buruhukiro. Hanyuma amasengesho arabikika, nurenga amarembo y'urusengero ntacyo ubonye, hanyuma ukajya no mu rugo ukabona ibyo wasabaga binyuranye n'ibyo uhuye nabyo, ntugire ngo amasengesho yapfuye ubusa. Oya. Amasengesho arabikika, kandi abanyamasengesho buzuye, abanyamasengesho bujuje indangagaciro zo gusenga, burya ntago bahita basubizwa. Mbamare impungenge, mbamare Daniel yapfukamye umunsi wa mbere, nabivuzeho no kuwa gatatu. Hanyuma umunsi wa mbere ibisubizo biraza, abamedi n'abaperesi barabigumana, barabiherana. Yabibonye kwa 21 ariko biri mikuzo. Haleluya. Biri mwiki. Tugomba gusenga kugera ku rwego bizamura ubukristo, biri mikuzo. Nagaru gukomerwa amashyi, kuko bworo bw'amashyi buruta ubw'inshyushyu. Biri mikuzo kugera ku rwego ubukristo bwongera kubahwa. Amen. Haleluya. Conclusion, umwanzuro uhagije w'amasengesho musona uvuge. Ariko nyenda ndashaka kubabwira ko haleluya dukwiriye kuba gusenga bitari kubona kawunga gusa, bitari kubona promotion zino, habwo gusenga bizamura agaciro k'ubukristo. Asifiwe Yesu.
bizamura agaciro k'ubukristo. Gusenga kugera ku rwego ubukristo butavogerwa. Perimi kuyibona ni byiza, kubona izigeretse ni byiza, ariko gusuzugurirwa mwigeretse ugakabakabwa na mayibobo ni ikindi. Kurangiza kaminuza ugasambana no mu karane ni ibintu biraha. Dukwiriye gusenga kugera ku rwego ubukristo bw'ubuzima, ubukristo bwongera guhabwa agaciro kabwo tutasandonema. Dukwiriye gusenga kugera ku rwego ubukristo butavogerwa. Ayakubutsemo Paulo haramutunze urutoki aramubwira ngo nta soni wa rusika we rusize ingwa ruratinyuka ukantunga urutoki. Yari avuye muri Arabiya gusenga. Amasengesho ntimugire ngo nibyino ntabikora, arabikora. Amasengesho avuguruza imigambi y'umwanzi neza. Muzabisome kwa Danieli yatanze ubuzima ku banyabwenge bose b'i Babuloni, kandi barinda bapfa barimbutse, nyamara barakijwe n'amasengesho. Rero hari ubwo abantu bakangisha ngo mvuye mu yitatu, warimbuka warabonye inzu ivuye mu masengesho. Ndabagushije nsoza nta kundi, none se niko nteye ngo kanwa kabiyaje. Ariko haleluya no masengesho twubakaho uruzitiro rwitwa ntavogerwa. Asa nikuzo asifiwe. Daniel amaze gusobanura inzozi Nebukadinezari yarose. Haleluya. Yatanze itangazo ataragera imbere y'umwami. Nimwumve kuvuguruza umwami uyoboye ampire ikomeye, uyoboye ibihugu biri mu 120, uyoboye umwami w'abami, uyoboye ukamuvuguruza utaranagera imbere ye, utaranamenya ko ibyo uje gukora birokora abantu. Amasengesho kandi ntugire ngo yare mu yitatu, ahubwo ubuzima bwe bwari amasengesho. Umunyamasengesho asa nk'ukangura imyakura. Yayahoramo niyasenze isaha imwe bivumbura ibyo hambere. Itanga ubuzima. Haleluya. Abwira Ariyoki, aravuga ngo subiza inkota mu rwubati, aba banyabwenge ntibari bupfe. Atarabona na Nebukadinezari. Amubwira ati se wabimenye iby'umwami yarose? Atuye ntibikureba, icyo ushinzwe ni ukunshyikiriza uwarose. Ayewe asifiwe. Ntabwo bakwiriye gupfa. Subiza inkota mu rwubati, warcyaje warabyemerewe, ariko kunja ngiye kubonana n'uwarose. Asiga babohoje. Nyamara yaratashye bo basigara bafungishwa ijisho, ntibava mu rugo rw'umwami, ariko bajya gusenga. Dukwiriye gusenga kugera ku rwego tubohoka, hanyuma tukabohora n'izindi mbohe zikabyumva. Imbohe zikabyumva. Haleluya. Hanyuma amasengesho agamburuza umugambi y'iki y'umwanzi. Uko yabivuze umwami ntiyarengejeho na kimwe, ntiyavuze ngo byabananiye bo ndabahana hanyuma rero uhabwa ikuzo. Oya, bose bararokotse basubira mu mago yabo, abagore n'abana bavuza induru, bavanga abagabo bacu ubwo bagarutse amahoro, Imana ishimwe, ariko ntibayizera, barinda barimbuka, nyamara bararokotse inkota. Haleluya. Amasengesho atubisikanya n'ibitwica. Asifiwe. Atubisikanya n'iki? N'ibitwica. Ndakurebye mbona ugifite imbaraga, igira hino.
atubisikanya ibitwica byari Meshayeli, Azariya na Ananiya. Mukavuga ya mazina y'abadayimoni. Meshake ngo na Seduraka na Abudinego. Bitwa Meshayeli, Azariya na Ananiya. Murabyibutse ko babakubise umugozi banze kuramya. Havuze ngo twebweho mva umunyamasengesho. Hari nubwo ushobora kugira ngo ni umwibone kubera ko ubinaha gusa. Umunyamubiri ababona umunyamasengesho ari umwibone, ari umutindi, ari inkorabusa. Ariko ndashaka kuvugira umunyamasengesho. Haleluya. Ndaje mbasomera umurongo umwe nsenge wonyine uguha silence yo kuza guhura n'abantu batazi wasenze n'uwasinze. Amen. Haleluya. Haleluya. Bibiliya ivuga iki? Nebukadineza aravuga ngo nimwe mwabyitumye. Ubu menerevare yanjye ingengo y'imari y'igihugu mutavukamo narabazanye muri abanyagano ibashiriyeho mwiga n'icyo munyituye. Nuwaboheje nimwe mwigiriye iyo nama, nimwe mwabyitumye. Ndashaka kubwira abanyamasengesho mu byitondere. Mwari muzi ko keya za shitani zijya ziduhuza mu Mana. Keya za Satani imvugo nziza yayo yoroheje gusa hari icyo byaba bitwaye, biragitwaye. Hano hose yakoresha ijambo ngo ntacyo bitwaye, biba byakimaze, ahubwo biba bigitwaye. Ariko abahungu bababwira ngo nimwe mwabyitumye. Sedura, Mesha, nimwe mwabyitumye. Abahungu baraceceka bati imvugo nziza ntitwamenye ikiherekeje. Ntabwo bapfa guhubuka abanyamasengesho ngo bavuge. Ubwo ugiye kwayura haleluya ikabuga twari dushize. Uzi ibyo yatubwire urabibwira nde ko mutasenganye? Haleluya. Ababwira ngo nimwe mwabyitumye baraceceka. Bacecetse azibiranwa n'uburakari, ingeso yabo ntirarabushyitse. Azibiranwa n'uburakari avuga ngo murabona ari ihe Mana yabankiza ikabakiza n'amaboko yanjye. Ntago ari ibizigiye binini afite, amaboko y'umwami n'ingabo ze. Havuze ati nshumurize babatanyaguze. Huse irabakiza, bakiza amaboko, bakiza no mwitanura. Abahungu yewe we biva mu mano ireho batakontorole. Dukwiye gusenga kugera ku rwego tureremba. Hari imbaraga zateruye inkuge. Imbaraga zateruye inkuge mu Kigiriki zitwa dinamusi, zituma umukristo yerezwa koroha akareremba hejuru y'isi, akayicamo adasa nayo, akayicamo adafite ibyayo, akayicamo. Dinamusi izo Kristo yaduhaye zamukuye mu gituro. Haleluya. Zikwiye kuduterura zikatwereza kagenda hejuru. Utareba ababunuje ukajya hejuru, utareba amabandi ukajya hejuru, utavuga nkayo ukajya hejuru. Imbaraga ukarema. Amen. Baravuga ngo niba ari ibyo we ayiwe Nebukadineza, nta mpamvu yuko tugusubiza iby'iryo jambo. Arabakanurira ngo mugize ngo iki? Nta mpamvu yuko dushobora guhera ku mugemo wari uvuze. Iriya nteruro yawe iraciriritse. Abanyamasengesho b'abanyagano ntabwo ari impunzi zitabwaho n'ibindi bihugu. HCR zitaho imiryango mpuzamahanga yose bayahuriye ko ari igihugu gicumbikiye impunzi. Mbona abanyagano agiye ntawe ubitayeho, babamenera kurwara nk'inda. Ariko mva umunyamasengesho birafite, areremba hejuru y'utwo tugambo, aravuga ngo nta mpamvu yuko tugusubiza iby'iryo jambo, kuko turi no kuri misiyo. Haleluya.
turi no kugira ngo Imana ibone uruhimbi ihagararamo ivugane n'abatarayimenye. Dukwiriye gusenga inyungu z'amasengesho zikazagera no ku batarayimenye. Aya niba ari ibyo Imana yacu hari indi yatirahari. Imana yacu ibasha no kugira gute? Umva ibintu yadukiza. Icya mbere, yadukiza amaboko yawe. Kabiri, yadukiza no mu itanura ry'umuriro. Ariko hari ikindi wowe utamenye utigeze unateganya, ishobora no kubihindura igare. Ntidukize tugataha tukayisanga tutandavuriye ino. Mukunda inaha wababwira ngo ngo ubunani bwiza na Noheli muraburiye amashyi nibwo mwayabona. Ariko aba bahungu bo baravuga ngo bibasha no kubigare tugataha tutandavuye. Aho kugira ngo twuname twubarare yaducyura igare rigaca mu muriro tukayisanga. Haleluya! Avuga ngo ni mubabohe. Abahungu bazi kuboha. Yavuze ngo ni mubatanage. Reka mbabwire ijambo rikomeye mwa bakristo. Hano barabize. Nebukadinezari ahagarariye shitani. Ingabo ze zihagarariye abadayimoni. Ariko zose ntizinganya imbaraga. Iyo bagiye kugutera ntago bagutera nka mama. Ashwi. Amaguru tungana nawe. Wese urabazwa ibihe. Arobanura bamwe mu ngabo ze b'ibinyembaraga bihwanye n'imbaraga zo wagiye kurwanya. Niyo barasa amasengesho n'icyumba irinze, ariko ntiwarwanywa nka mwarimu kazi. Ntibyemera. Nubwo wagira impano zingana iki, ntibyemera. Ntibyemera. Haleluya. Ngo arobanura bamwe mu ngabo ze by'ibisore by'ibihanyazwe mu batanage. Barababoshye. Ubwo muzi ko hari bababoshye bagahita babanaga mu itanura. Ni torotire ikomeye. Barabababaje kugira ngo nibumve ingoyi bihakane. Bagera ubwo ingoyi bumiraho bakabamenaho amazi kugira ngo ingoyi ize kongera ibinjire. Babaryamisha babagaritse kugira ngo barebe mu zuba ribamena imboni baze kwemera ari ukwikiza ingoyi. Ariko uko bararamamo kavuga ngo turi mu bushake bwayo. Naha naho yaciye imigozi y'ibyaha ikaturokora ikaturobanura. N'iyi ngoyi ya Nebukadinezari yayica kandi itayicera ikabigare nitwandavurira inaha. Haleluya! Bibiri ivuga iki? Ngo barambiwe babona ntacyo bari buhindureho. Havuga ngo noneho ni mu baterure mugiye kubanaga mu itanura ryabaye inkekwe rimaze kwaka karindwi. Inkubwe inshirindwi uko ryari rikwiriye kwaka ryarengejeho ryatse karindwi. Maze baranibeshya bagusha muri karindwi. Baribeshya bagusha muri karindwi iduzeni y'umuyuda. Bagushamo. Haleluya. Bagushamo we. Haleluya. Ngo bagiye kubanagamo. Ni uguterera ibihungu by'ibisore binagamo nk'utera ingeri y'igiti. Mwabonye ko umuryango w'itanura uba hasi, ntago bahidirisha riba, uba hasi. Ni ngombwa habe ibihungu rero bibatera bucumu nk'ibyenyegeza inkwi. Muzi ibintu byakoretse babanagamo habanutse ibirimi by'iki, ibirimi by'umuriro. Nibwo bukana bw'itanura. Abanyamasengesho bazimya umuriro. Izo ntwari zo kwizera mwarazisomye mu gice cya 11 ngo bazimishije umuriro kwizera kwabo batsinda amami. Ntushobora kuzatsinda isi utabaye umunyamasengesho. Ntibyemera. Haleluya. Babanazemo nicyo nashakaga ngo babisikana n'ibirimi by'iki by'umuriro bino wihu babonye. Haleluya. Genda wicare. Amasengesho atubisikanya n'ibitwica ntitunakoraneho. Nta cicatrice.
nta nkovu. Twanazemo bangahe? Ubwo arahareba ate ko ari mu itanura, urumva ari bureba yate? Arareba ate mu itanura kandi umuryango ari hasi kandi ni umwami? Murumva ari bureba ate? Amavi yose azapfukamira Uwiteka, amavi yose yapfukamya ahengerejemo ngo abonamo bane ngo arembuze ati yewe nimwizere Sedura Mesha. Ntago zari impuhwe zaba Meshaki, yashakaga uwazimije umuriro ko babana nibura. Reka nkubwire ikintu yakoze, ni Kristo, marayika w'Uwiteka ni Yesu. Ntiyigeze arisohokamo kugira ngo azatabara abandi bazaza nyuma. Kristo nabantabarire, abafite umutima wo kubyizera nabantabarire, kuko yanze kuva mu itanura, yanze kuva mu iryo kome. Hamwe n'ibitugerageza ajya ducira. Umva umurongo ugiye gutahana, igitabo cya mbere cya Samuel, umurongo wa igice cya mbere, umurongo wa 17. So ni nkurangize wageze hano kusoma gusa, nkurangize wageze igice cya mbere cy'igitabo cya mbere cya Samuel, umurongo wa 17. Avuze ngo iki? Mwahageze? Ntago muragerayo? Nimuhagere mutarya iminota ya musone. Amen. 17 yavuze ngo maze Eli aramusubiza ati genda amahoro. Iyo mubyumva, iyo muza kubyumva ko ari ubuhanuzi. Maze Eli aramusubiza ati genda, Imana ya Isiraheli iguha ibyo wayisabye bingahe?